mbona nazamutse ruguru ngiye kubona kareba amaskirini nkabura ahantu handitse Rwandeye kandi ndafite itike ya Rwandeye pasi Imana ni igitangaza noneho ariko nanjye numva umuko untegetse ko nshobora kuba nayobye kandi uri kurwana n'ibikapu kandi igikapu ndi kurwana nabyo ikintu nakoze nabonye umuntu aje yambaye badge shaka ikintu ndamubwira baravuga icongereza baramanuka hasi no hejuru ndavuga mwene Diriane ndavuga iki koko mwaka byarama Imana yo mu ijuru sinzi ukuntu nagiye ndamukurikira n'imirindi mpita mfungura akabaga nari mfite mvana motike y'indege mugeraho ndavuga nti ayimugoyinga i Kigali gusa ko ayimugoyinga i Kigali cyubwa nayimugoyinga winseka pasi none sinzi ukuntu Imana akampaye akaforomo noneho kavuyemo ayimugoyinga akimara mbona arikanza arashidutse abanyatsetse yanjye nagiye kubona mbona arayifashe avuga ibindi ntumva aravuga aragira ate tuba turamanutse arongera afata cakita pirura kindi kirekire kiratumanura kidusubiza hasi turongera dufata ikindi mbona ngeze mu yindi rawundi insiga ariko ndaryama kuri Rwandeye ndagena nicara aho ngaho rya joro nahagurutse saa 9 itotsi ribatangiye kumfata umve rero nyiri bibazo yahura n'ibibazo mbandage ngiye kuryama mu ntebe hirya mu kugaruka ngivaho bahindura kureri yari irimo yanditswe Rwandeye yabishiramo ibindi bizina kubera ko nyine ubwo zibari indege nyinshi ziri kuri boarding bagenda bahinduranye none nje mu kuva mu bitotsi kubera zibari nyinshi ngiye kubona nshaka Rwandeye ndagira Rwandeye ndayura ntayimana we Rwandeye yagiye yansize nuko nimajinye ndahagarara mutima urakubita none hashize umwanya abatandukanye bahanuye twe twirirwa hirya no hino hari iginsengero zitavugwaga pasi kanze nkubwire nukuri kw'Imana yo mu ijuru Imana inkunda Imana yampamagaye mu muhamagaro wayo Imana mbanye nayo Imana yampamagariye muri gereza ndimbohe ikambwira ngo ninyikorere iyi Mana rero yatugiriye ibambi yaratugiriye imbabazi pasi uzi kwana insengero kwezusige tujyamo bakamanza kwitegereza izuru rya ukuntu riresha aho hantu Imana hafite inyungu muri runo Rwanda rwacu ibyo none wagera muri leta hanze ugasanga ariko bati ni nkunda munyarwanda ariko wagera mu macacu ugasanga nta nkunda mu Kristo irimo niyo mpamvu nakubwira ngo ntago rero ibi by'insengero ibi byo gufungwa ntago Imana ari uko yabuze imbaraga suko yananiwe ntago yananiwe abantu mukomere musenge dusengera igihe kirimo niba kivunze hari igihe cyo gufungwa hari igihe cyo gufungurwa niyo byabaho nka ngurutyo twasenga ngurutyo ariko Imana yitwa iki Imana ntakizakura w'Imana ko yitwa Imana 2025 uyu mwaka uzatangizwa n'impfu nyinshi nubwo zatangiye nta nubwo zari zaboneka impfu nyinshi kuko hari impfu nyinshi abantu bagiye kujya bicana uje kumva umuntu yishundi birenze uko abantu babibona ngira ngo byaratangiye ariko 2025 mu meza zabanziriza uyu mwaka ibyo bintu biziyongera kurusha uko bingana ariko nyuma y'uyu mwaka 2025 ya 2025 nyuma y'ayo mezi y'abantu kwicana noneho umuntu hari igihe uja kwica itungo rikagutera imbabazi ariko abantu bagiye kugira imitima mibi kurusha bafite akakanya kwa kundi uko ukwezi kugiye kujya kurangira abantu bagiye kujya bagira ubugome kuko kwica umuntu bizajya bimworohera akumva ntaco bimubwiye rero nabwira abantu ngo musenge cyane kuko satani yo yarahagurutse basenge cyane kuko ubwicanyi buzaba bwinshi kandi ibintu bazabibona muzabibona bino abantu usige bumva wagera no mu modoka bahamagara ngo pasiteri abantu bakumva ari pirate ni babandi biyi minsi bo kuri YouTube kubera ko ibintu byavangavanzwe ariko uyu mwaka abantu muzaba Imana arabahaye kurama mukana usoza kandi abifuriza abantu badukurikiye ku mpanuro Imana izabaye kurama mu usoze murebe ibintu mvuze Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe amahoro y'Imana abane namwe mwese rero mukurikira ibiganiro byacu Yesu abaho umugisha kandi abagirire neza mu Kinyarwanda baravuga ngo
iminsi iba myinshi igahemwa n'umwe gusa nukuri ndashize ndongeye ndamubonye ni Pastor Apostle Prophete Sekazuba. Apostle ubwo se nigiyongereyeho ryiyongereyeho kabisa bakatemo oya nuko ubwo nirere kwagira n'ubuhanuza akira uhanuye niba uhanuye iri mu kirere kizima kitari kubesha ubyihorere nuko bitangira ubundi nuko biza ariko ndashimye Imana cyane ko twongeye guhura ni kenshi cyane ariko karibu ku Impanuro TV nanone mushumba Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe natwe twari tubakumbuye abantu bo ku mpanuro ndetse by'umwihariko nawe yego twari tubakumbuye rashize igihe kirekire kitari gitoya ariko dushimiye Imana ko twongeye kubonana dushimira Imana yabahaye kurama natwe ikaduha kurama tukongera tugahura ku yitariki murakoze. Ubu rero tujya tuvuga ibintu cyo tunashima Imana ubundi kureba ukuntu usa neza mushumba kahita avuga ati ni mwe na Adriane mugane yo kugivuga ni mwe na Adriane ati mwe na Adriane bitavuga ni kabaye ubu ngubu uba watatse ikirere cyagiye ibintu bimeze neza cyane 2024 ni umwaka turi kugira ku musozo nizere ko muri byose wowe udukurikiye uri gushima Imana ushobora kuba ibyo wagambire byaranze cyangwa byaranemeye byaranenze ibyo watekerezaga ushima Imana muri byose kandi ugerageze ibishoboka byose ugire ishimwe utanga ku Mana mu kugaburira abashonje mu gufasha ababaye n'ibindi nk'ibyo byose ushobora gukora kugira ngo ushime Imana cyane. Pastor rero bantu bacu bataguherukaga ugiye kudusengerera isengesho kugira ngo dutangire bundi tunakwakire usabira umugisha abantu bose badukurikiye by'umwihariko abantu bakunda Prophete Pastor Sekazuba. Uwiteka Mana ikomeye byiringiro bizima mahoro yacu wowe Mana ihambaye wowe Mana ikomeye wowe Mana isumba byose wowe uvuga bikaba wategeka bigakomera wowe ukinga ntihagire ukingura wowe ukingura ntihagire ukinga wowe uvuga bikaba wategeka bigakomera izina ryawe rihabwa icubahiro. Turagushimye ko twongeye kugaruka imbere y'umuryango mugari wo ku Mpanuro TV bana bawe twari tubakumbuye nabo bari badukumbuye waratuzigamye uraturinda kugira ngo iyi tariki twongere tubaganirize uhabwe icubahiro mwami ngaho nyemerera rero mwuka wawe wera aza tuyobore kuko niwe muyobozi wadusigiye kuko twewe tutamufite ntitwashobora ngaho bana natwe ubane na Pastor ugiye kuyobora ikiganiro ubane nanjye umutumirwa ibiva mu kanwa kacu byubaka imitima badukurikiye bari mu mpande zitandukanye urakoze kuri abana natwe ngaho nyemerera ugirire neza umuntu udukurikiye mwami Imana badukurikiye barwaye ubakize abadukurikiye bafite ibibazo byanze gukemuka ubikemure ngaho bana natwe tugire neza ubuntu n'amahoro utanga bibe kuri twe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen 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 ndanezerewe cyane 2024 Imana igumugisha cyane kudusengera 2024 ni umwaka utari woroshye mu murimo w'Imana. Yes ni ukuri ni umwaka utari woroshye. Niki kintu atubwira kuri 2024 ku mirimo y'Imana kuri Pastor Sekazuba? 2024 ni umwaka nk'uko bivuze bitoroshe mu ijyanye n'iyobokamana byatunguye abantu benshi ariko abasenga bo yuko twe tubona ikintu kibaye ugasanga bamwe basa nk'abatunguwe ariko ni kwa kundi kumenyera ibintu Imana yo nta nubwo iteguza ikora igihe ishakiye ariko byabaye umwaka ukomeye ku bantu biyobokamana cyangwa bo muri social media kuko niho insengero zafunze ngira ngo iyo hafunzwe insengero zimwe dafite nk'uko babisabaga urumva byatunguye abantu benshi kandi ariko byaravugwaga nubwo benshi iyo ubuhanuzi bugiye buba buri kanya abantu bawufata nk'ibintu bisanzwe byaravuzwe none abandi barirara icya kabiri abandi bamenyera Imana ariko byaratunguranye ku basenga byo bavugana n'Imana ntibyatunguranye kuko ijambo riravuga haba kuki no wanditse ngo naho byatinda kuza ko bizaza ntibizahera rero urumva ni umwaka wakoze ku muntu wese nk'aya masaha wenda iyo mbona singe nyine iyo ubona nko mu murenge ukabona nk'umurenge mvukamo hafungura urusengero rumwe urumva ni ibintu umurenge wose warimo nk'isengero zingana gute ubundi ni insengero nyinshi ni insengero zigera nko kuri 30
cyangwa 28 gutyo. Rero ibi ni ibintu hasiga urusengero rusigaye rufunguye rwuje ibisabwa ni rumwe. Ni Kiliziya Gatolika iri ahantu bita mu Burera, naho barufunguye vuba ngira ngo umurenge wa Rugarama. Umurenge wose nta rusengero rwa rufunguye. Yes, naho kubera barutashe rwarimo rwubakwa rukomeza rurakora kubera ko rwari rwuzuye ibyo barusaba. Urumva rero ni ibintu biba bitoroshye, ni bya bindi byo gusenga Imana kurenza uko twayisengaga. ADPR zose zirafunga mu murenge wa Rugarama ngira ngo urusengero rufunguye rwa ADPR ni ahantu umurenge wa Cyanika ahantu bita mu Butete, niho bose bajya guterana. niho hafunguye n'ahantu bita niba ari hejuru Nyamiyaga, aha narwo rurafunguye. Ubwo ngiye kukubarira mu murenge wa Kagogo, umurenge wa Cyanika, umurenge wa Rugarama, imirenge ine. Ubwo ni imirenge kadufata imirenge 3. Umurenge wa Rugarama, umurenge wa Cyanika, umurenge wa Kagogo. Ndakubwira insengero zifunguwe mu zibari: ADPR Butete, Kiliziya Gatolika mu Butete bwose 2, Anglikani ka Gitega 3, Anglikani mu Cyanika ku mupaka 4, mu Burambi Anglikani 5, na Nyamiyaga kuri ADPR. Ndumva ari zo nsengero zifunguye. Imirenge ngahe? 3. Aya ni amapfa bavugaga agiye gutera. Aya ni amapfa bavuga agiye gutera tukagira ngo ibiti bizuma tukova. Ariko abakomeye pasi bari kugenda urukubona abacecuru, kuko urabona kubera insengero zifunguye ari nkeya bashizeho amamisa menshi, amateraniro menshi. Aho rero ni naho ubonera intwari z'umurimo w'Imana. Kuko ngewe hari aho nabonye ku cyumweru cyashize mbona abacecuru bavuye aho bita za Kanyirarebe urahumva? Barimo bagiye mu Butete, ntago bari bagafunguye ADPR bafunguye vuba amasaha 3 bajya gusenga na 3 bagaruka. Ava ku ahantu bita Kanyirarebe ni ku Birunga, akaza ku mupaka akaza gusengera mu Butete. Yuko wenda bagize chance nka ADPR, hari undi rusengero bafunguye muri Gahunga rwa ADPR ruri ahantu bita ku rukiko ku muhanda, ngira ngo uranaruzi yuzi wanjye uri ku muhanda. Rero ariko urumva ingendo bakoraga n'urwo barufunguye vuba, ariko abantu bakava mu Gahunga bagakandagira n'igitsi kaburimbo yose akaza mu Butete. Aho rero ni unabonera intwari abo umenyera ko Yesu yahamagaye. Nababandi bari mu rusengero badashitse, aho babonye ikibari kibasohora, baravuze ati sizwe twahera. Babonye ikibari kibavanamo kikabati mugende. Ariko ujya kubona ukabona ngo bafashe nka paruwasi wenda imwe bati muzasenga guhera saa 6 kugeza saa 10, bagahera saa 4 afashe urugendo rwo kuza kugira ngo saa 6 zigere batahe yahageze. Urumva rero aho niho umuhamagaro uwubonera, bamwe Yesu yahamagaye aho niho habonera, kuko abandi bari barabuze urwitwazo babagamo bari ku gitsure ca pastori. Hari abo twe dufite mu nsengero abamo ku gitsure ca pastori, hari majegaje akaba muri korari kubera ko kugira ngo adasiba kubera ari umunyedini. Abo rero bahawe ibibari byo kugira ngo abanyedini bo baragiye asigaye abakristo. Abo Yesu yahamagaye rero barasenga, barakomeje gusenga, kuko biriranditseho neza mu mubwiriza igice cya 3 ngo igihe n'igihe cacu, igihe ni cyiza rero dufite tugomba kukibamo kugeza igihe isi zarangirira. Niba hategetswe ibyo iyo bwiriza tugomba kuryumva kandi tukabana naryo kandi tukaryubahiriza kandi tugasenga Imana. Niyo hasigara rumwe bakavuga ngo wenda akarere zirafunze ni ukujya gusengera i Musanze, abo Yesu yahamagare bazagenda n'amaguru bajye gusenga. Urumva rero n'ibintu byantunguye muri 2024, ariko Yesu ni umwami arakomeje, nta cancogoye. Nk'abahanuzi hari gihe muhanura ibintu byasora namwe mukagira ubwoba, ukagira ngo nicyo kibazo. Hari igihe tuvuga ibintu pe kandi ari Imana ivuga, ariko byaza ubwoba bukabata, ugasanga no bahinze umushitsi, ugatangira n'ubundi ahubwo batangiye gushaka izindi mpamvu zigaragara ko ibya bitari bikwiye kuba. Kandi byarahanuwe, si rimwe bivuga ko zizafungwa, si 2 si 3. Umuntu yavuga ati uzajya uva hano ugenda ujye hehe mu ntara za hehe ujya gushaka, kandi byaravuze batama abandi gabaye menshi zigiye gufungwa, koko kandi amabandi gari pasi garuzuye mugani wawe. Amabandi yari ahari, byari bigaragara koko. Hari n'ibyo ariko kavati nanjye niba Yesu niho naza narangize n'isi wabireba wareba ibintu biri kuba, kavuga ati niba na Yesu nahari naza arangize isi. Rero ibyo byarabaye, ariko mu bihe byose abera b'Imana turakomeje kandi urugendo rurakomeje, nta caducogoza.
ntacagira mwe mugeze muzi ibisabwa kugira ngo mubashe urabona ko hariya twakoraga mu rusengero rw'undi muntu kandi urumva ko ibisabwa banasanze ko rwubatse hafi y'umuhanda ngira ngo ruri mu nsengero zimwe zizasenwa ngira ngo niyo mpamvu nakomeje ya ministeri yanjye maze iminsi ubona twamamaza imwe gukora ibiterane byo hanze gusa yego niyo twakomeje imwe irwanya ibiyobyabwenge ubwo niyo nafatiyeho ndavuga ngo aha niba mbona hari ntuza byose no kuvuga Yesu nakomereza ahangaha imwe twakoraga dusura abarwayi mu batishoboye imwe twakoraga ibiterane byo kurihira abantu mitiweli tuvuga ubutumwa twamagana ibiyobyabwenge iyo niyo nakomeje niyo urimo kwihenze cyane birahenze ariko ugenda gake gake arega pasi nta mwana uvuka ngo ahita yiruka ugenda gake gake nawe ubona babigero byuzuye bagenda gake gake kandi bikagera kuri gahunda yaho bashatse kugera icyambere no kugira ngo ugende mu muhamagaro w'Imana Imana iguhamagayira gukomeza birahenze cyane ariko bikorwa mu mbaraga zacu nkeya dufite uko biriranitse ngo genda uko imbaraga ze zingana ni kubiteka bwe Kidiyoni ikibi no kugira ngo ugere mu mbaraga zitari izawe ariko ikintu niba wagisengeye Imana ikemera ko icyo kintu gikora genda nyine Imana izagushoboza gukora ibiterane ntago ari ukuvuga ngo burya gukora ibiterane yuko abantu babyita ibintu bikomeye iyo wabonye sonorisation ukabona amashitingi hariya kugenda ukamamaza ubwami bwa Yesu kwamagara abantu bakaza kuri Yesu biroroshye mwangu wabonye ibyombi 200 ukavuga uti 200 ese turihema abantu bangahe mitiweli umuri murakoreka hari uyu mwaka nibyo twavugagaho binakomeye cyane Imana ibiguhaye uruzinduko muri Mozambique yego intambara zigusanzeyo ibintu bya Mozambique byo rabyereka tuvuko nashaze kubaza amakuru ko ari byinshi tudarukanaga no ku bantu bamwe batazi yenda abandi bagiye babimenya buryo iki cyo turaza kukibwira abantu badukurikiye gute ibi bya Mozambique uru ruzinduko wagiriyeyo ibi bihe bikomeye cyane n'amagaruka yawe mu ntambara nka ziriya noneho ziri gufata umunyarwanda bari Mozambique umuntu ari kwifuza no kujya kugura no kwifuza amazi ku muhanda akayabura duhe nk'ishusho kuko mu ruzinduko wagira hari banza ari ubutumwa bwa nyuma na nyuma nari guhaye ngo ujyane yo kubera ko sinzi message watangiye ariko ushobora kuba ari za nyuma na nyuma ruhaye abantu ngo bazibike kujye kuvava sinzi ko hari urusengero rwongeye gufunguka urakoze Mozambique nagiye nkuko nabikubwiye barantumiye kujya kuvuga y'ubutumwa intambara zinsangayo ngira ngo batuye president ara Mozambique naragezeyo narindiyo naratangiye umurimo amatora yabaye uriyo amatora yabaye ndiyo ndetse gutegura imyigaragambyo babiteguye mpari ariyo ndi ariko wumve ko batangiye gutegura imyigaragambyo nge ndi mu gushaka kugaruka kuko iminsi nari ndamarayo yari irimo irangira ariko Imana abanye natwe mwivuga butumwa baradukurikiye kandi Imana ikomeze mu ruhande rwabo ngira ngo twaravugana kuri telefone kandi nanagushimira imbere y'abantu burya ntituje dushima uri no mu bantu baje kunyakira ku kibuga ndanabigushimira Imana igumugisha indege bibazo nayo indege bibazo bwa mbere uzi ko indege yari iranzana ariko ko yamyigaragambyo nkuko twarumbaje ku myigaragambyo hari ahantu nagendaga iminota 30 nkagenda amasaha 3 n'imodoka kubera imyigaragambyo ndumva na veterana akakomeye cyane ariko munsi ndakeka niho uriya muntu uri inyuma y'imyigaragambyo yari yatangaje ko arakora imyigaragambyo iramara icumweru kandi iyo myigaragambyo abantu bose bakaba bari mu nzu badasohoka ubwo abantu bose rero barwana no guhaha ibyo bazarya muri ya minsi 7 niyo mpamvu indege yansize noneho mu mujyi ambutiyaje iba nyinshi imodoka ziba nyinshi abantu mbese kuko mwakira gihugu ko nabonye imodoka zibaye nyinshi polisi ntizijya mu muhanda barahagara gusa bakarebera barikiranura ubwo abantu nuko imodoka nizo zija zigenda hanguryo ugasanga byabaye agatogo byabaye akavuyo ubwo rero aho ndakeka niho indege yansize ndibuka ko banantegereje iminota 30 kwiteke bari aho indege ahagurukiraga
minota 30 barayintegereje kuko indege yarayigutegereje kuko hari umuntu wari wagezeyo y'umuyobozi wari wantumiye akora ajya muri bya bindi bya cecingi akora uko bishoboka byose ari inginga bati mubabarira umushitsi mutamusiga ariko bigira bite biranga bimaze kwanga rero nibwo indege nahageze indege imaje irahaguruka indege iransiga ariko hari ibintu bibaho twe tukagira ngo hari impamvu kuko nahise nkora undi murimo ako kanya nahise nkora undi murimo ubutumwa rusize udatanze hari ubwo hari umuntu nasuye turamusura ni umuryango wenda udukurikiye tugira n'ibihe byiza noneho arangije arabanga arashimira Imana ko indege yansize kuko we yarashimye ati ndashimira Imana ko indege yagusize kuko ibintu bikoretse iwanjye buri Imana muri gahunda yari yarabyanditse nanjye ndatekereza nti nshobora kuba narapanze ko itariki nshobora guhaguruka ariko rekomandasiyo y'ijuru ryatanze ntabwo ari yakarangiye rero indege nuko yansize mu myigaragambyo mvayo ndakeka no mu kugaruka umunsi nagarutseho nabwo naje mbesi kuko bwari buraca saa 4 bambe saa 2 n'imyigaragambyo yatangiraga twagurutse saa 9 z'ijoro ndakaraba saa 10 indege yaguruka saa 12 za mu gitondo saa 10 nageze ku kibuga cy'indege noneho umupasiteri wari untwaye uyu mushumba Imana imumugisha azi imihanda yose yo muri Maputo ahazi ko imyigaragambyo zaradevya kugeza tugera ku ngeze ku kibuga cy'indege mbonye nta myigaragambyo nazamura Imana icubahiro turagenda twa muri cecingi nurira indege ya South Africa ndasenga n'abantu Imana basigaye obarwanire kuko ntibyoroshe utangiye ko nimenyetso by'imiriro cyane nabonaga ko bikomeye nabonaga uko imyigaragambyo itangiye gufata imbaraga abantu batakekaga kuko nubi ibintu biriho bari bazi ko byafata revingana hangurutyo navuye batazi ko byatwara imbaraga zingana ziryo intambara noneho ndavango Mana ndi mu kirere ariko nsiza abantu aba bantu zabarindi ndaza nari nyine mu rugendo rwanjye ngera muri Afrika y'Epfo ngeze muri Afrika y'Epfo pasi indege ikirerwa amasaha angana kuriye ubwo indege nari mfite ni ya saa 10 z'umugoroba kandi noneho mpageze saa 2 noneho tukiva mu ndege nta wundi muntu yandi kumwe nawe pita nikurikira abandi bantu urabona ikibuga cy'abantu bageze muri Afrika y'Epfo ni ikibuga kinini cyane witaye kuri kino cy'Kigali ho ubona oya kinini cyane nimbabwira ngo narayobye ntimuseke cyane wayobye gute rero none ukuntu byagenze wayobaye mu ndege twavuye mu ndege nikurikirira abantu bazamuka bya bintu bizamura bya tapirura mba nanjye ngikandagiye naho uyumvira umunyengo naho abantu nkurikiye nabigiriye za Amerika mbesi urabona hari raundi z'abantu aho murerekeza mbona nazamutse ruguru ngiye kubona hareba maskirini nkabura ahantu handitse Rwandeye kandi ndafite itike ya Rwandeye pasi Imana ni igitangaza noneho ariko nanjye numva umuko untegetse ko nshobora kuba nayobye kandi uri kurwana n'ibikapu kandi igikapu ndi kurwana nabyo ikintu nakoze nabonye umuntu aje yambaye badge nshaka ikintu ndamubwira baravuga icongereza baramanuka hasi no hejuru ndavuga mwene Diriane ndavuga iki koko mwaka byaramo Imana yo mu ijuru sinzi ukuntu nagiye ndamukurikira n'imirindi pita mfungura akabaga nari mfite mvanamo tike y'indege mugeraho ndavuga nti ayimugoyinga Kigali gusa ko ayimugoyinga Kigali kibuga nayimugoyinga winse kapasi none sinzi ukuntu Imana akampaye akaforomo noneho kavuyemo ayimugoyinga akimara mbona rikanza arashidutse abanyatsetse icyo yanjye nagiye kubona mbona arayifashe avuga ibindi ntumva aravuga aragira ate tuba turamanutse arongera afata caki tapirura kindi kirekire kiratumanura kidusubiza hasi turongera dufata ikindi mbona ngeze mu yindi rawundi mbona abantu baricaye mba nitegereje amaskrini azengurutse ahantu ngiye kubona mbona akantu kanditswemo ngo Rwandeye ndavuga ntumva rero umva ko none hariya ndahagwa nibashaka ngire nte ndaharyama mpicurire ninsiga ariko ndaryama kuri Rwandeye ndagenda nicara aho ngaho rya joro nahagurutse saa 9 itotsi ribatangiye kumfata umve rero nyiri bibazo yahura n'ibibazo mba ndagiye kuryama mu ntebe hirya mu kugaruka ngivaho bahindura kureri yari irimo
yanditsweho Rwanda yabishiramo ibindi bizina kubera ko nyine ubwo ziba ari indege nyinshi ziri kuri boarding bagenda bahinduranya none nje mu kuva mu bitotsi kubera ziba ari nyinshi ngiye kubona nshaka Rwanda yandagira Rwanda yandayura ntayimana we Rwanda yagiye yansize niko nimajinye ndahagarara mutima urakubita none hashize umwanya mbona abantu baje bari kugenda bakaburi wese itike y'indege barebaho okay abarayimbonye mbona tunze urutoki hahandi kuri ya screen ambwira ko ari saa 10 avuga ko ari saa 10 n'imwe kuko we nagize umugisha nsangazimo igiswahire mubwira ko igiswahire cyo ncyumva ndangije arambwira ati tegereze checking ya saa 10 n'igice nagiye kubona mbona saa 10 n'igice mbona ryabara rya Rwanda rigize rite riragarutse aravuga ati Yanetiri yane imana irantabaye pe ndagenda nguru yawe bari maze kwagera baratuja muri checking baracecinga barangije banyereka umuryango ndasokera wa 28 kira kibuga ni kinini abantu biteye ubwoba naragiye ndaruha banyeretse inzira ndanyuramo ndamanuka nkagera mu masoko bacuruza nkagaruka sinzi uko nagiye ngeze ko umuryango wa 24 buryo wamenyere kugenda atari bwo bwa mbere mu ndege ntibigutonda hari uko be kwiyaminiya kubaho n'imana igushoboje imana ikuyoboye no gutinyuka karibu pe ukamunuka bati okay ndapfa ruzungu nambaye ikoti sinda risuzuguza nuko mbona ngeze kuri wa muryango ngo kakadara ku Rwanda wari ugashyizeho hano ntago nagakuraho na gatoya nari nkambaye noneho ngeze nyuma ndahicara sinzi uko nagiye kumva numva baravuze ngo Rwanda imiryango irasohoka bya basi bitwita twinjira tugeza ku ndege baniye kubisemo nice muri Rwanda n'abantu ngeze iwacu noneho ubu hongeye kugira ijiga ta umva kuko aba harimo abazi Kinyarwanda yego muri Rwanda abantu barimo bavuga indimi zose bavuga Ikinyarwanda bakavuga Icyongereza bakavuga Igifaransa ndabana ahaho uwanyirataho umuriro wakwaka ivumu ryatumuka ndi mu bacu rero ndashimira Imana nuko urugendo rwagenze none ikintu cyatumye indege kuko indege ya Johannesburg yari kwagera saa 2:05 ngire ngo yego ariko yaje kudrainga ku buryo yaje kwagera saa 5 n'igice urabona twagurukaga saa 10 n'igice ariko indege yahagurutse mu masaa 10 hafi saa 1 oya mu masaa 12 n'igice niho twagurutse twarakerewe cyane yego indege yarakerewe kuko no kwitike byagaragara ko duhaguruka saa 10 n'igice cecingira birangiye tugahaguruka niyo mpamvu twagize kandi hari ahantu ni kure cyane masanga mu ndege none haraho twageze n'ikirere kiba kibi baradusobanurira hango mu kirere ngo abamo imihanda mibi habigiye bakubwira ati ikirere kimeze nabi niba mwakoreshaga amasaha 3 n'igice mukamwakoresha n'amasaha 4 ko ratubuye ko dukoresha amasaha 3 n'igice y'amasaha 4 yego urumva niyo mpamvu mwadutegereje ku kibuga cy'indege mukatubura tugatera niyo mpamvu yabiteye yes kandi tubashimire kubwitange mwakoze kuza kutwakira hari indege yatinze nubwo urugendo rwanjye rwa Mozambique ariko ibyakubereye ku kibuga cy'indege ntuzabyibagirwa ibintu byambereyeho sinzabyibagirwa kandi bene data mureke mbabwire buriya kubaza ni byiza kuko iyo nkomeza kwihagararaho narazimiraga ariko navuze nti okay Imana izanamo kariya kantu ni nincuranga cyane mu kanwa Kigali kuko Kigali nta rundi rurimi wabivugamo ndavuga ni ncambi vuga imugoyingi nabi ariko Kigali nayo Kigali uko ugasobanure ko Kigali ni Kigali nta rurimi wahinduramo rutari Kigali Kigali mugoyingi Kigali kaba karantabaye nka ngurutyo rero tugende tuje tunakopera yuko abantu bakopera akavango no ubuswa ubu harako nshobora gukopera nka kabika nkabana kanuko bikarangira ako kanu se wagakuye he kai mugoyingi Kigali oya ntaga arega kanze nkubaze pasi burya iyo uhoze ugenana n'abantu hari utuntu ujya wumva nubwo byose utabifata ariko hari utw'ingenzi nk'ubu nko mu ndege kiyo mu ndege yo kuva Juba bambe yo kuva Maputo kuza he Johannesburg muri Afrika y'Epfo kuza muri Afrika y'Epfo Johannesburg oya kubwo kuva aho ngaho kuva South Africa kuza hano i Kigali bavuze check-in nari nzi ko ari inkoko
bambazaga chicken chibusi ni chicken chibusi abariko mberekana urakuzanira ururiro ugenda kumva ngo chicken hari utuntu kuko ugenda ufata umuntu agiye ugenda ico bitagukopera utuntu twinshi n'ugukopera yego gukopera ni byiza kwiga no kwigana ikibambe kwigana ibyo bariko gukopera ukamenya akantu kavuga ati kakantu chicken ni inkoko niyo nagera chicken ubwo bumva ko ari byo nshaka nushaka yenda uko mu ndege niyo bangaburiye inkoko n'ifiriti chicken chibusi nakaji keza cyane hari ugenda gacage nageze mu ndege nkabona nkashobora kuvuga nido gusa ariko ubu chicken nayivuga urumva hari umunsi byase byakunaniye bivugira nido nido igiye bwa mbere ngenda mu ndege mvuye mwanza ngiye Dar es Salaam bazanye ibintu byinshi bakavuga ariko mbonye igikombe cyanditsweho nido ndavana nido kuko nido niyo nari nsobanukiye kuko barumva nido nuko rero ndashimira Imana ko abanye nanjye mu rugendo kandi ikora imirimo n'ibitangaza irankoresha ngira ngo nashize umusaruro kandi nanjye nahabonye umugisha ukomeye nabonye abavandimwe makira gihugu bonero no kubasuza no kubihanganisha nzi ko bakurikira Impanuro TV ese ubuzima babaye ngo nubuhe muri ibi bihe bari mu buzima bipasi urabona nk'ejo bundi bashizeho iminsi 15 ura mugabo wabonaga batwika amasitasiyo ya polisi bagenda bakayatwika bari abantu rero gusohoka inzara nuko basengera kugira ngo Imana ikomeze batabara amaduka y'abanyarwanda ngo yaratwitswe rama cyane uretse n'abanyarwanda ibikorwa remezo byose bya Mozambique barabyatatse ariko byagera ku munyarwanda bikabiki ikibazo urumva rero nugusenga nukubasengera Imana igakomeza akabana nabo kandi kabashigikira haribwo bwa mbere bihabaye ariko iby'ubu byo numva biteye ubwoba rero Imana izabarengera niyo ifite ububasha bwo guhagarika biriya bihe nukuri yego bameze n'abantu barashonje pasi hari ahantu hari abantu ni nk'iburayi barya bacuruza n'ibitane twakoraga ngira ngo bana kuri stati byabaga nijoro ntago kumanywa wabona umuntu hari Mozambique mapoto baba bagiye gushaka imibereho ni nijoro ni nk'iburayi hari ahantu rero tekereza abantu batunzwe no gucuruza kugira ngo ufunge ameza ngahashara imyigaragambyo udacuruza urumva ni ikibazo gikomeye Imana ibafashe kandi bakomeye tukomeje kubasengera tukomeje kubasengera kandi Imana ntabyo Imana idashoboye guhagarika uburaje wari ufite n'ubukwe ngire ngo uyu mwaka uyemo n'ibintu byinshi cyane uyu mwaka ko numva kubereye ushobora ko nta kwezi nuko kubusa gutari kurimo ikintu kidasanzwe urumva ngewe urugendo rwa Mozambique mu kurugenda wenda sinagwishura inshuti yanjye narugiyemo ari ibintu bihambaye cyane bamwe bumva ko badufashe turi abantu babiri bumva ko bagomba kudutumira bamwe baba mu ruhare rwanjye abandi ntibaba mu ruhare rwanjye urabizi ibyo bavuga butumwa ariko bigeze nyuma kubera yari misiyo y'Imana bemeza ko ari ngewe ugomba kujyayo Mozambique ariko ni bya bindi pasi mwe mu bintu by'amayobokamana Satani aterisha ari mu bantu b'Imana abasanzwe batumirwa bamwe mbese ugasanga ntibifuza ko najya kuvuga y'ubutumwa ariko Imana yo yari yabikoze tekereza nahagurutse ku wa mbere mbona tike ku cyumweru nabonye tike ndege kandi haguruka ku wa mbere kandi abiza hano iyo badutumiye tike bayiduha kare urumva byabayemo Satani kumanza kubirwanya ngezeyo rero Imana yo mu ijuru irakora irankoresha pe nkuko wenda batari bamwe babikekaga Imana ikora imirimo yayo irankoresha ivuga butumwa dusengera abantu Imana ikora imirimo iramanuka mu buryo bw'ubuhanuzi igira ibyo uvuga bimwe ngira ngo Imana ari yampaye message iboneka mu ngoma ya 2:15 murongo waho wa mbere uvuga ngo ni mu nshaka muzambona ariko ni mu ntanzagira nte nzabata yego ngezeyo rero mbabera umugisha pasi nanjye bambera umugisha mvuga ubutumwa bigera naho kubwabo bifuzaga ko nagumayo bakongeza tike y'indege ariko bikwitanamo n'ubukwe nari ngize nte nari mfite bwo mu rugo bwabaye ejo bundi kuri 7/15 bwa murumuna wawe noneho banavuga ko ntago twari tuzi ko imyigaragambyo iragira bumva ko twakomeza ko mu kwa kabiri nagira nte nasubirayo muri kuno kwezi kwa kabiri niho twabiparapozaga twari tuzi ko ibintu by'imyigaragambyo bitarakomera ariko kubera ko ndashimira Imana ko ibyo yakoze nyishimira Imana abanye nanjye mwakira gihugu yarankoresheje mu macaci nabwirijemo ngira ngo wenda baradukurikiye Imana aradukoresheje itoro ryantumiye ndakomeza
ndishimire. Ese amatora yari muri Mozambique abanyarwanda abafite abayoboke benshi cyangwa yavanzemo n'abanyamozambique n'abandi bantu batandukanye? Habavanzemo n'abanyamozambique ariko bafite abantu benshi. Hari amatorero akomeye cyane ari nk'itorero ry'abanyarwanda rikomeye, n'iryo nari ndimo rirakomeye, ariko hari n'irindi rikomeye cyane rizwi hari amapoto cyane bita Amashava. Ngo ni itorero rikomeye cyane ntabwo narigezemo, ariko amakuru bambwira ko ari abantu benshi cyane bafite n'indi midugudu. Naho narindi rero barakomeye, na ahantu ubona bakomeye. Hariya Mozambique hari abantu bakomeye ariko bajya bivangamo n'abaki na bene gihugu. Iyo mpamvu tuba dufite n'abasemuzi basemura mu Giportugal. Ururimi bakoresha. Unaje muri Giportugal wavuye yuzi? Igiportugal umunana. Sha. Nari naturekodinze kuri telefone. Watuzaya nusubiramo nuko. Nari nabuze nk'utwo kuramukanya, nari naturekodinze kuri telefone. Hari ico bita ngo bundia. Bundia. Ka bondia. Bondia. Ako nari nagafashe da bundia. Rero ako nari nagafashe hari utundi yewe nitwice najyaga ndatuvuga ngahita ndushira kuri telefone kugira ngo uzaje wenda nje ntumenya aho kuramukanya. Rero urumva ni igitangaza gikomeye Imana yakoze hariya. Bifuza ko ngena mu kwa kabiri, rero biterwa n'ubukwe nari mfite bumaze iminsi ubona. Ariko Imana ati message yatambutse genda uzagaruka. Kandi mu Rwanda bari bankumbuye, ngira ngo naho Imana arankoresha kuko nahise mva Mozambique mitanja mu giterane Gisoro Uganda, naho nkora umurimo. Urumva nabo bari bankeneye. Meruka ariko ugenda gufungura umurimo hano mu mujyi? Hano mu mujyi wa Kigali. Bimeze byo bigeze he mushumba? Urumva ko byahise bikubitana n'irifunga. Itariki nari ndatangira ryahuye no gufunga. Urumva amafaranga nayatanze. Ntanateranye na rimwe. Kandi utari biyasubiza. Urumva yayansubiza si wone nayahaye ntago yayansubiza. Ntago bishoboka. Waramaze kwishyura na mwandike wenda yansubizaho n'ibihumbi 100 kunsubiza biranga. Arareba aravuga ati uyu mugabo arabizi ibyo ari byo. Arabizi ibyo arimo. Rero urumva ko icyambere ni umurimo w'Imana. Naraje mva Mozambique, umurimo wa hano urumva bibyisa nk'ibyahagaze, ariko ndakomeje. Ngiye nkomeje kuvuga ubutumwa ngenda hirya no hino. N'ubu ndakeka ku kwezi kwa mbere nzaba ndi muri Kenya. Wow. Ndakomeje gukora ibiterane bantumira hirya no hino. Urumva ndakomeje. Yes, nakaba kanyuzemo gutyo kugira ngo tunaganire makuru y'umwaka. Ayo namakuru yaranze umwaka muri makeye. Imana yakoze bitangaza, ntago naneka no kwishima ku bantu badukurikiye. Imana nkoreye n'ubukwe ejo bundi. Dukoreye ubukwe bukomeye. Ubukwe bukomeye muri muna wanjye uzi ko yazanye umugore kuri 7. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza ari Nyanza Butare. Abantu b'Inyanza twe turi kumwe mwubahwe, mwaratwakiriye, nanjye muje Burera ndabakira. Byari biryoshye. Ngira ngo Iburera twacinye umudiha, abantu barabizina, turishima, turanezerwa. Urumva ko ni ibintu Imana yagikora, n'amaboko y'Imana, Imana yagikoresha abantu. Yego. Ariko uyu mwaka wakuberemo ibintu byinshi bitandukanye. Nuvuga ngo uyu munsi kubijya n'umurimo w'Imana, nukuvuga ngo nta hantu uri gukorera ni biterane gusa. Ni biterane. Nta hantu ndi gukorera ni biterane gusa njye nahora. Ibi bintu rero byabaye muri uyu mwaka ku murimo w'Imana ubundi bishushanya iki mushumba? Kugira ngo nabyo tubivuge nk'umunyamwuka, hari hishurirwa, hari ikintu gikomeye cyane abantu babwira, kuko abantu bari kuvuga ati ese ni bya bihe bigoye bizaza ku mukristo, se na antikristo yatangiye ku buryo insengero zifungwa bene aka kageni, abashumba bagafungwa n'abandi bantu bagafungwa, na antikristo ni ibihe bigoye, ni iki kintu igihe tugezemo n'igihe bwoko ki ku mukristo wamwishuriraho? Ikintu nahishura umukristo, nta kintu kibaho cyose mwese kirusha Imana imbaraga. Kuba Imana icecetse si uko yabuze imbaraga. Icyo kintu cyo gisobanura abantu. Ubwo ibihe byose Imana yitwa Imana. Ntago antikristo nubwo bayivuga kubaho yabaho, ariko iri hasi y'Imana. Pasi iri hasi y'Imana. Ntago Imana yaba ifite umusaruro mwizi nsengero ngo zifunge, shobora no kubireka kugira ngo igire ikintu wenda ikabyihorera bikakorwa, ariko ntago kuvuga ngo insengero zarafunzwe kubera ko Imana abuze imbaraga. Nta n'igihe na kimwe nzabyemeza. Mu muhamagaro wanjye, mu buryo nabonye Imana, mu bushobozi bw'Imana nzi, nta gihe na kimwe nzavuga ngo Imana yabuze imbaraga insengero zirafunga.
ni ikintu abantu benshi cyane bakomeza kwibazaho. Icya kabiri nakubwira abantu badukurikiye, Satani nawe yanazisaba kandi Imana ikabyihorera. None se niba Satani yarabwiye Imana ati urabona umugaragu wanjye Yobu, Imana ikavuga ati ndamuguhaye kandi atunganye nta caha akora mu mutima we, yego, akamugerageza ibingana nkuriya, rero n'iki gipimo abantu bagomba kukibamo kigacama. Ariko ndakambwira abantu badukurikiye, abakristo mufite Yesu muri mwewe, ntago Imana yananiwe gukemura iki kibazo. Hari impamvu yabiretse. Cyo dushaba no gusenga, ndakomera tukinginga Imana. Imana yitwa Imana, nta munsi numwe uzayihindura. Yego, kuba insengero zifunzwe, zimwe zifunzwe izindi zigakora, Imana yitwa Imana. Nukuri Muri corona warabibonye, insengero zarafunzwe, tuba muri guma mu rugo, ariko twasenze Imana, nyuma dusubira mu nsengero. Abantu rero bumva ko byabaye byacitse ngo ayifate urwitwazo. Ikintu cyose Imana ifitemo inyungu irakirwanirira. Igihe cyo nikigera ikabona koko ni inyungu zayo, izarwana kandi bikore, ibindi bifunguke, ibindi bikorwe. Rero ntago navango kubaho insengero zarafunze, leta y'u Rwanda yarafashe icyemezo cyo gufunga insengero, ari uko Imana yananiwe, ari uko iki. Oya, ibi bintu abantu babyitondere, nta bibaho Imana itabiteguye rwose. Nta nubwo Satani asinziza Imana ngo akore, Imana ngo yicura uko yasinziriye. Oya, nibyo gifite imbaraga kirarwana, ariko ntago kirusha Imana imbaraga, nikiranaza n'ibyanashoboka. Satani ntago arusha Imana imbaraga. Oya, abamarayika baramutinya, batinya Satani, ariko Imana ntago itinya Satani. Yego, kuko abasomye biramubyibuke na neza ngo uyu mugabo Satani mu ijuru yarwanye amasaha 3 yanze no kumanuka. Tekereza umuntu urwana n'Imana amasaha 3. nawe ntabwo ari agafuka imvugo arimo. Oya, hari abantu rero tuvuga Satani bakavuga boroheje, mukavuga mworoheje. Ntago yoroshe, ariko ntago mbabwira ngo Imana ngo yananiwe, ngo niyo yadutanze, ngo insengero ngo Imana yacu dusenga ngo yarananiwe. Oya, yego, kuko naba babikoze ni ibiremwa by'Imana, bayoborwa n'Imana, bategekwa n'Imana, bari hasi y'Imana. Rero reka dutegereze, dukomeze dusenge, turindire kugira neza ku Imana. Yego, yarwanya amasaha, nongera nsobanure kuri Stan, yarwanya amasaha 3, agiye no kumanuka ntiyamanuka wenyine, amanukana bitatu by'abamarayika, amanukana nabo. Buranga abadayimoni benshi n'abamarayika avanye mu ijuru, amanukana nabo. Na niyo mpamvu hari abantu dusoma Bibiliya, wena dukomeye tunavuge, na niyo mpamvu ngo mu ijuru habuze numwe uzamura ikiganza cyo kuza gucungura umwana w'umuntu. Bari bazi amahane ye, bari bazi imitwe ye, bari bazi ukuntu akubita, n'abamarayika baratinya yuko Yesu ngo yaravuye ku kosi akirusha sentire. Niyo mpamvu yamanitse ukuboko, aravuga ati ngewe ndagenda. Kandi ntago batwanze, nsobanura abantu bankurikiye ku Mpanuro TV, ntago abamarayika batwanze kuza kuducunga, ahubwo bamenye umugo bajye kurwana nabo, basanga muri bo ntago yoroshe. Na niyo mpamvu nubona umuntu Satani yamurwanyije, nuwo gusengerwa no kuhamagara Imana igakora. Baratinye ariko ngo Yesu azamura ikiganza, niwe muntu wabonetse aravuga ati byanga bikunda, haraho nize atize ndamanutse, kandi nambaye imbaraga z'Imana Data. Ntago batwanze. Umuntu warwanya amasaha 3 mu ijuru kuza guhangana no gucungura umwana w'umuntu, ukavuga ngo uremeye uraje, ni igitangaza gikomeye. Yesu ngo yazamuye ukuboko mu ijuru mu nama, ngo abamarayika bagira icikango, aravuga ati nabo baratitira, baravuga ngo uremeye. Rwa rugabo uremeye uzahangana nawo, twase kibi rwa rugo uriya Yesu ati ndemeye. Na niyo mpamvu uzacunge ku musaraba, uzitegereze gatoya mu rupfu rwa Yesu. Yesu ntabwo yapfa yareba hejuru. Oya, ni impamvu nimwe, kuko buriya kataze finali yo kurwana na Satani ntabwo bari barigeze barwana. No mu gihe cyanyuma asenga umve ko yamugerageza gusanga mushokore barwane, Yesu arangara ati haraho tuzarwanira. Ni hamwe yarategereje kugira ngo arwane, anamwaka imfunguzo afungura bera Satani yaragize ate yari yarafashe. Na niyo mpamvu uzabona ku musaraba ngo yarebaga inama ziri kuzimu zose Satani yagendaga akora, kuko Yesu ngakimara gupfa, akimara gutanga amakuru yamenyekanye kuzimu ko yapfuye, inama zese zere mikuzimu baraserebura, bavuga ko bamwikije, kuko ni wari ubateye ubwoba. Mu bantu ho mu ijuru umuntu wari uteye Satani ubwoba ni Yesu gusa. Akimara kumva ko yapfuye rero, niyo mpamvu kuzimu baserebuye. Nta wundi wamuteraga ubwoba keretse Imana n'umwana wa Yesu Kristo. Abo bantu bo bateraga Satani ubwoba.
niho abantu bamurushaga kata niho bamurushaga sentire urumva niyo mpamvu ngo ikuzimu baserebuye insinzi ziravuga baridagadura baravuga ngo kakagabo kari katubuje amahoro amakuru twamenye ko yapfuye ariko birengagiza we ko yari yarabwiye abigishwa ngo nubwo muzabona mpfuye nyuma y'iminsi 3 nzazuka ako kantu agahisha yagombye kunyura mu rupfu kugira ngo atsinde urupfu Yesu agenda ahisha Satani Satani wakagendera mu kigara ariko atayiza noneho umunsi wa kabiri baserebuye ngo umunsi wa gatatu abantu biza amateka umunsi wa gatatu ngo niho ikuzimu habonetse umuco ubundi ikuzimu nta muco bayo ibirenge byese bigikandagira ikuzimu amaze gupfa umuco maze gutanga wabonetse neza uraboneka noneho hari abadayimoni badakora n'umuco ngo ako kanya kubera umuco wageze ikuzimu abadayimoni bamwe bahise bikubita hasi kuko bamenye barahwera bahise bamenye ko hari bidasanzwe bereye hehe ikuzimu ngo umuntu wasigaye wicaye ni Satani gusa ntapfa kunyeganyezwa na gatoya noneho ngo mukanya ngo agiye kubona ngabona imbere ye umucura muritse ubaye mwinshi ngabona ni Yesu wahageze Satani ngahaguruka ashaka kurwana nande na Yesu kuko abana kabadayimoni bose bacitse intege bari hasi kubera wa muco Yesu amanukanye zambaraga bwabubasha bwabutwara afite bose bari baryamye hasi barambaraye abandi babaye bakajorite abandi amaboko yavuyeho kwa kwikubita hasi iminindi Yesu yamanukanye zari gitangaza gikomeye cyane noneho ngo Satani mu guhaguruka ngashaka kurwana asanga hari uwamurenze ngo Yesu yamukubise kupe n'urushi abahanga baravuga ngo urushi Yesu yakubise Satani mu rubavu rwamuteye kanseri n'ubu yanze gukira arabora neza niyo mpamvu mva barimbye barima ngo araziritse ninde se wamuziritse ni Yesu urushi rumwe yamukubise mu rubavu rwamuteye kanseri n'ubu yanze gukira kanseri urushi rwa Yesu rumwe gusa ntago rukomeretsa bwo rutera n'uburwayi ruzana ingaruka ku buzima bw'umuntu niyo mpamvu Satani ubu kunyeganyega usanga ngaraziritse kuzirika byaturutse celebration y'abaririmbyi niye barima ngo Yesu Satani araziritse ni rwa rushi na kope Yesu yamukubise biratona ngo bagiye gufatana Satani ngamanika amaboko aravuga ngo unshaka hiki aravuga ngo nta kindi ndongera gukoraho nyemerera ngo usabe ikintu kimwe pereza urufunguzo kuko nta muntu wese wapfangaje mu bwami bwo mu ijuru nubwo wapfaga wese wafatwaga na Satani mu maboko ya Satani niyo mpamvu Yesu ku musaraba yaje gucungura abariho n'abapfuye bizeye Kristo kazazuka bose Yesu yarabacunguye niyo mpamvu yatse Satani urufunguzo akingura ibituro by'abera abera bagira bate barazamuka niyo mpamvu haje itegeko ngo uzasome Zaburi ya 16 umurongo wa 14 haravuga ngo urupfu rw'abakiranutse n'urw'igiciro mu maso y'Uwiteka urumva donc n'urupfu rw'umukiranutse kuva Yesu yaducungura rwakanze Satani ntago afite ubasha bwo kurufataho n'urupfu rw'abakiranutse n'urw'igiciro Yesu afungura ibituro abapfe bize bagira bate barazamuka kugeza na n'ubu Satani ahita habuka abona umuntu umurusha ububasha rero niyo mpamvu nakubwira ngo ntago rero ibi by'insengero ibi byo gufungwa ntago Imana ari uko yabuze imbaraga suko yananiwe ntago yananiwe abantu mukomere musenge dusengera igihe kirimo niba givunze hari igihe cyo gufungwa hari igihe cyo gufungurwa niyo byabaho nkangurutyo twasenga ngurutyo ariko Imana yitwa iki Imana nta kizakuraho Imana ko yitwa Imana rero sinzi abantu birirwa babishakisha mu bundi buryo babishakisha mu bumaje ngo turazira iki oya dukiranuke gusa dusenge twegera Imana birivuga neza ngo hari igihe Abisirayeli bamaze igihe kirekire badafite Imana nyakuri pasi badafite Imana nyakuri ngo batagira n'umutambyi wigisha batagira n'amategeko ibyago bibaho ariko bitwaga ubwoko bw'Imana bibabaho Imana irabarika ibavamo irabatape bakagenda mu nzira ukamunana umukiranutsi bamukabona umupasi ariko nta Mana agira ate nta Mana afite habe namba ukabona umuntu ararimba ariko nta Mana afite birivuga neza ngo bamara igihe kirekire bagenda mu nzira ariko batagira Imana muri bo bitwa ngo nabana b'Imana ariko ntayo bafite ngo batagira n'amategeko nta mategeko abayoboraga ngo batagira n'umutambyi icyo gihe babaho nta n'umutambyi wigisha niko biranditse ngo batagira n'umutambyi ugira te wigisha abantu batigisha Imana irabareka ariko bitwa ngo ubwoko bw'iki bw'Imana ngo noneho babonye ibyo bibaye ngo bakora ibyo bashaka ngo bagaragaza ko nta Mana iriho ngo bakomeza kwikorera ibyaha
ariko muri bo nta munezero bigeze kugira. Iyo usomye gatoya hepfo haravuga ngo ibyago bibagezeho bikomeza kubazaho ngo bahindukire Uwiteka Imana ya Isirayeli. Ibyago kuko pasi uzarebe nko kugusenga kwacu hari n'abantu baduhamagara nkatwe tuba duhamagarwa n'abantu kuri telefone, harabo dusengera byakemuka ntiyongere kukwakura. Uzarebe iyo umuntu ahuye n'ikibazo nubwo yaba adasenga, iyo umuntu ahuye n'ikibazo natwe dusenga, natwe abapasitori hari igihe dusenga tukabwiriza, ariko iyo twahuye n'ikibazo dusenga cyane, usenga cyane kurusha uko wasengaga uri mu munezero. Bibiri ivuga neza ngo ibyago bikomeje kubageraho ngo abakobwa babyariye babaye ibirari biki, mbese ibintu babuze icyerekezo ngo bahindukirire Uwiteka kubera ibyago. Imana ngo yirengagiza amafuti bakoze ngo ibagarukaho ngo barayishaka bagira bate barayibona. Rero ndashaka kuvuga ngo Imana yo ifite imbaraga, nta gitungura Imana, bitungura abantu, ariko ku Mana ntago bigira bate, ntago Imana biyitungura pasi. Abantu badukurikiye mu byumve mu nkurikiye aho muri mu mpande zitandukanye, ntago Imana itungurwa, ntago Imana inanirwa. Imana ikintu kandi kanzambwira ikintu Imana ifitemo inyungu irakirwanira. Inyungu z'Imana irazirwanira. Inyungu z'Imana iyo ubanye n'Imana uyitetaho nk'umubyeyi kandi kumva, suko abantu batari gusenga, suko Imana itari kutwumva, sinuko yabuze igisubizo cyo kuduhereza, sinuko iri muri mashini yabuze aho yabonera umurongo w'Imana uhoraho. Hari umuntu umwe nkunda muri Bibiliya witwa Mose ngo agezaho nena anezeza umutima w'Imana none ngagira nyuma agira amarangamutima, aribwe ngo ndashaka kugira ngo tukorane ikiganiro. Amarangamutima ye abonye ubusabano ukuntu Imana imutetesha arabaza oya noneho birane ndashaka kuganira nawe. Aravuga ngo Mana ngo Uwiteka ngo ndashaka kurira mu maso, kubera ko yari yayikunze, ni amarangamutima yakunze umubyeyi. Imana Mose ngo nzanyuza kugira neza kwanjye imbere yawe, nzanyuza kugira neza kwanjye imbere yawe. Ngo Mose ngo ibyo usabye ntibyashoboka, ngo ariko kubera ko Imana namukunze ngo ngiye kukwereka akantu gatoya, ngo nzakunyuraho, ngo nzagushirana mu busate bw'urutare, nkungishiraho ngo twikirize ikiganza, ngo nkunyure, ngo uzareba mu mugongo hanjye, ariko mu maso hanjye ntihaboneka. Ariko yaragiranye ubusabane nayo. Iyo ugiranye n'ubusabane n'Imana urateta. Abantu kugira ngo tuyone ubusabane n'Imana twabugiranye n'iby'isi pasi. Isi yaradukuruye tunga ubusabane tukumva dushaka amafaranga, dushaka amazu, dushaka kugera mu mamodoka, dushaka kugira gute. Donc nono byabindi kubera ko dufite amarari y'iby'isi bituma bidushora mu byaha. Tukavuga Yesu ariko turi kure iye. Uzi gufana umuntu utakwemera ariko noneho ugafana umuntu utazi kuri umufana we nawe atanakwemera kuri umufana we. Ukiri kuvuga Yesu ariko nta kwemera, uravuga izina rye nta kwemera, uravuga Imana ntikwemera. Abantu ubugome bubaye bwinshi, baragambanirana, barahigana. Mwe twicara ku makamera yanyu murabibona, mwirwa mubona pasi uri umukristo nturi wakure ujye ubona ibibera ahantu. Ndakubwira ngo Imana ifitemo inyungu irakirwanira, ntabwo gishobora guhomba ikimana. Ntabwo Imana yemera igihombo, Imana ikorera mu nyungu, ntayikora mu bihombo. Iyo ibonye ari igihombo irareka. Abantu nibongere bakizwe, bongere basenge, twubake insengero z'imitamenwa, ariko dukijijwe pasi. Ngira urusengero n'amaje kuba ku rusengero rw'umutima. Uzi ko abantu hubatse insengero bakubaka amatafari k'imitima zo batari bazo, batari buke insengero z'imitima. Kandi Bibiliya itubwira ngo urusengero Uwiteka yishimira ni umutima umenetse. Ntabwo Imana yishimira urusengero rw'amatafari. Niyo mpamvu zigomba gufungwa. Ibintu Imana idafitemo inyungu irabireka, irabireka tu. Nawe pasi kanze nkuba uri umunyamakuru, Impanuro TV nyimaze igihe kirekire. Yego. Iyi Impanuro TV utayibona inyungu wowe urayire kukaje mu bindi. Kirega sumba nyihari. Ariko ibintu Imana abantu bankurikiye mu nabimenye mu byumvaho muri twubatse insengero turavuga ariko imitima yacu tubatse. Abantu barimo barahangana pasi, abantu barimo barasubiranamo pasi. Umwe akumva ngo yakwicundi kandi ari umupastori, umwe akumva ngo nafungisha runaka. Abantu basigaye twitwe ngo turaba pastori, turaba potere, turaba bishop,
nta mutima w'imbabazi dufite, ntawo Pasi, habe namba ntawo Pasi. nkava ngo mumuhagarike azane ndepfa muhagaritse. Wari wabona leta yacu abantu imbabazi ni benshi bitanga imbabazi, twe twabuze imbabazi, twitwa abakozi b'Imana. Rero reka mbabwire mushuti wanje arumbajije ico kintu kibi ibintu byose Imana ifitemo inyungu. Nibareke dusenge, twubaka imitima yacu, dukundisha Uwiteka imitima yacu, twamamaze. Kuba nta rusengero mfite ndavuga Yesu kandi ndanyuzwe, yego. kuba ntakiri handi mu rusengero rukaba rwegetse ndanyuzwe, kandi ndategereje ni igihe ico gihe ngomba kukibamo, nta nubwo kigomba kunjyana kure y'Imana, ngomba gusenga. None sikanze nkubaze Pasi, karame, niba ari yerekwa Imana yashishe mu bayobozi ngo bazifunge, nkaba ndirwanyije ubusinde bandwanyije Imana. None uretse no kuvanga iyerekwa kuko nta buyobozi bujya. None ukanze nkubaze, niba umuhanuzi ahagara kavanga insengero zafungwa ngo mu pastori mwe Imana igiye kubajugunya bikaba byasohoye, umuhanuzi ntemerwa ubuhanuzi bwasohoye. Njya kubivuguruza sinavuguruje umuhanuzi wahanuye ntitumwemere. Yego, wa wundi wahanuye akajya gukarubanda barizi ke ntibahanuye, abatandukanye ntibahanuye. Twe twirirwa hirya no hino hari insengero zitavugwaga. Pasi kanze nkubwire, ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru, Imana inkunda, Imana yampamagaye mu muhamagaro wayo, Imana mbanye nayo, Imana yampamagariye muri gereza ndimbohe, ikambwira ngo ninyikorere. Iyi Mana rero yatugiriye ibambi, yaratugiriye imbabazi. Pasi uzi ko insengero kwezusige tujyamo bakamanza kwitegereza izuru rya ukuntu riresha. Aho hantu Imana hafite inyungu muri runo Rwanda rwacu. Ibyo none wagera muri leta hanze ugasanga ariko bati ni nkunda munyarwanda, ariko wagera mu macacu ugasanga nta nkunda mu Kristo irimo, ndi umunyarwanda. Ariko wagera mu nta mu Kristo urimo, donc iyo ndi umunyarwanda tuyihura tutari mu nsengero, twagera mu mirenge wacu, twagera mu bugari hakaba ndi umunyarwanda, ariko sha twaje mu zindi nsengero ndi umunyarwanda tukayereka kaba ngo ni ngo nuwahehera Aturuka hengo ngo twumve uwo muntu mwatumiye izuru rye riresha rite. Aho hantu Imana ntago afite inyungu. Ato mumwihore mu muhisaha imwe kandi mumureke mutumira undi, cyangwa kamubwira ngo tujye kubwira ibi bintu ntubwirize bino bintu. Yes, ntuvuge ibi. Iwacu ntago tuvuga ibi. Ubwiriza ibi, twe turashaka ibi. Turashaka ibi. Ubwo butumwa bwawe wazanye ubwo Imana yaguhaye ntitubushaka. Twe turashaka kuvuga ibi ngibi. Urabishoboye ntubishoboye? Ndashaka kubabwira ngo hari umuntu wantaye ubukwe arantungura ejo bundi mu rugo, numukire w'iwacu mu Kedaho, sindamuvuga izina. Namwe n'umurokore n'umupandekoti. Namwe mvise nk'umuntu w'umucuruzi ukomeye nteza imbere, none antahira ubukwe. Ariko yanyumvaga ku majwi yakoma ngo Pastor Sekazuba ngo n'umukozi w'Imana iwe. Ageze iwanje ahitegereje arambaza ngo umaze imyaka ingahe? 7. Yambwiye ijambo rikomeye ndarira. Imyaka 7 wavuze wari umaze ni? Nari ntuye hariya. Yego. Imyaka 7 mbese maze mu muri. Umaze utuye hariya? Ntuye hariya. Arareba arazenguruka iwanje. Yambwiye ijambo rikomeye. Ni umugabo abantu bakunda w'umurokore n'umupagani wacu azika ari umurokore. Arangije ambwira ijambo ngo uyishikamijeho umutima izamurinda amahoro masa. Arambwira ati kanze nkubwira iyi Mana uzayishikamizeho umutima. Nukuri ko Imana mureke mbabwira. Cyokoze urubuhamya bw'igendera. Rero ndashaka kuvuga iki? Bantu mudukurikiye. Imana yo, Imana yidusenga, iyi Mana iyi dusenga inabonye. Yaremye ijuru n'isi. Yaremye ijuru n'isi. Igihe cyose utari wivanama amoko. Igihe cyose utari wivanama amoko Pastor. Pastor reganye kanze nkubwire. Icyitwa amoko cyo turwana nacyo muri nivuga butumwa nakoze. Ngiye nagize umugisha wo kujya mpura n'abashumba bakomeye. Pe uwo mugisha narawugeze kuko uzi ko ibwara butumwa ryanjye ryabaye muri Anglikani, niryo torore ryakureze ryandeze riranguza rivugiramo ubutumwa. Ngira ngo nejo wundi wabonye ndi muri zenda ntambara zasha nababaye nakutse ndi gusenga ndi kuva ngo ibi nazikutsemo bati kandi ko wagiye bite ntiwoya nababyeyi banje ntago nemera ko mu Rwanda. Urumva rero ntago nakomera ko intambara umuro wako igera mu rugo. Rero ndashaka kuvuga iki Pasi, igihe cyose wahamagawe ugatangira kureba ku bwoko, ugatangira kureba ngo usuwo mu bacu, ntago uzaba uri mu muhamagaro w'Imana. Usibye no mu gakiza, usibye no mu gakiza, no mu bundi buzima, mu buzima bwawe. Idori iki mureke mbabwire, leta y'igihugu cy'u Rwanda nyakwa Perezida Repubulika, Imana ikomeze gushigikire.
nta ndi umunyarwanda yigeze igera mu matorero, ntayo, ni hakeya wayisangaga. Maje kuzenguruka henshi ni hakeya. Uzi ko n'abantu bagwa agakingirizo, ukabona umuntu arahagaze, wamara kugenda bakatangira kuvuga ngo ntazagaruke, ngo twasanze atari wo mu wacu. Kuri baratubwira ibiki? Wagera hanze mu midugudu ugasanga abantu bari turi mu busabane, perezida akatwera ubusabane tukarya pe, ukabona twifitiye amahoro. Ariko mu matorero harimo ikibazo gikomeye. None umweyo w'Imana uraje, Imana ibivuga ati nimutuje, muraryana, muragira mute, murakora iki, murahangana, mutangire, mwaretse tugasenga tukagarukira Imana, ko Imana ishaka ko ari imitima yacu, ibindi ko yabyikorera. Ariko kanze nkubwire Pasi, kanze nkugusaba ikintu gikomeye. Niba koko izi nsengero zihesha Imana icubahiro, zikaba zahesha n'igihugu cyacu icubahiro, kankubwira aka kantu ukumve. Niba perezida aryama wacu agahita arota, akavuga ati ati ndarose, ati mu gitondo mucura abagororwa 5,000, yerekwa rikomeye cyane, dusenze tugasenga koko Imana ikatwishimira. Yego. Yavuga ati nubwo ariko abantu mureke kuja kure, ubwo musenga uvuga ati mbese umutima wanjye Imana irawemera. Ariko nibiki Imana itadukorera, nitugendera mu nzira z'Imana z'ukuri, nibiki itadukora Pasi. Nibarike tunyurwe, kandi kunyurwa kwa mbere nukwemera ko igihe cyose ubura nacu ugomba kugivugamo Imana, kandi ukabana n'Imana. Hari umubishop umwe nigeze gukunda, ndamukunda cyane, aba muri Kenya. Yigeze no kuza ndi kwimekwa, sinzi niba muzi, umumama mwiza, Margaret. Margaret sinzi uko ateye. Margaret sinzi ubwoko bwe, ariko nzi ko ari umwana w'Imana. Ntiwamubara ngo ni uwuhe. Margaret abantu bose arakira. Margaret agira ati ngiye korana n'abanyana w'igihe kirekire, hari benshi bava ngo uteye ari nabashatse kugira, neje we narayimushimiye ndiwe ndabivuga uko ateye. Ejo bundi nari ndiwe ndeba ibintu akora, ukuntu yakira abantu, afata abantu benshi, uko abantu bose agenda bafata magi wubahwe. Naramubwiye ngo nukomeza ico n'ururembo rw'ijuru uzarutaha. Kubera iki? N'umumama usanga iwe hari abantu, hari ubwana butoya yatoraguye ku mihanda, abahe n'abahe, izo nizo ntumwa z'Imana, abeza birabura, abagufiya n'abarebare, ntiwava ngo niki. Rero kanze mbabwire inshuti z'umusaraba, ico duhamagariwe ni ukora ibyo Imana ishimira. Ntabwo duhamagariwe gukora ibyo Imana itagira itishimira. Ni ukora ibyo Imana idashaka, izakuvaho, izakureka. Rero ndashimira Imana ko ariyo nyiri umurimo. Kandi none se ntibari gusenga cyane, none se insengero zasigaye ntiziri gusenga. Ahubwo ico dushaka no kubanga izi zifunzwe dusenge, tugire dute. Ashobora kuba wararwubatse, hari n'abagiye bazubaka, wenda ukazubaka ari uko ufashe amafaranga muri banki, sinatinya kubivuga, ukagira ute, ariko Imana izakurinda. Wico ushaka Imana, ikiburi cyambere Imana ntago dushaka insengero, ubwo dushaka kugira ngo imitima yacu tube hafi yayo. Rero Imana ntaco idashoboye, nta nico itakora. Iyemeye ko zifungwa, izifunzwe zitari zakora, yanakwemera zikagira ite zigafungwa. Yego, ibyo bintu tubimenye. Iyabyemeye si tukomeze tuyibaze, niwe wabyemeye. Kandi nta kintu wakorwa nkuko twatangiye tuvuga, nta kintu cyakorwa itagize ite itabyemeye cyane. Niyo byagenda bite, si bwa mbere bivuze, si ubwa nyuma bivuze, nta kintu cyakorwa Imana itagize ite itabyemeye. Ahubwo tuganduke dusenge. Ese turi mu nzira z'Imana? Ese turi mu kuri kw'Imana? Abantu inzangano ziriho. Pasi uziko umuntu asigaye abantu ngo Pasi ntwongere kumukunda, nabane kijwe sinongere kugukunda cyane. Kandi mu itegeko rinyemera ko Pasi ngomba kumukunda, niko Yesu yansigiye itegeko. Ubwo runaka nanyusa ngo sinkunde Pasi, ntago nkiri mu itegeko rya Yesu. Uzawaritaye nzaba narite na amategeko abiri. Itegeko rya mbere ngo kundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Irya kabiri kunda mugenzi nko kugira ute wikunda. Umuntu naza akabati nge uriya simwemera, Pasi ntuzongere kumukunda. Umenye ko nubikora utari mu itegeko rya Kristo. Yego, nukuri kw'Imana ntago uzaba mu itegeko rya Kristo, uzaba uri n'umupagani, niba uri na apotere, niba uri na pastor, niba uri bishop, ibyo bintu bikakubaho, uzave ko utari umwana wa Yesu. Umupagani ntago uri muri leta ya Yesu, uri uwiyo kuri. Ico dusabwa no gukundana, tugasenyera ku mugozi umwe, no mu ndangagaciro uretse na Yesu arega, no mu ndangagaciro kirabanga Abanyarwanda dufatanye. Yego rwose, Abanyarwanda dushire hamwe, dukundane, twubakane, tugire dute. Ariko nazo twarazitaye. Rero nibareke dusenga Imana. Urusengero rwa mbere Imana ishaka n'umutima
nukira no ku mutima nizi zo ku mubiri zaziduha. Nukuri. Iyo watunganyije umutima wawe ntaga Imana yagira. Niyo mpamvu abisirayeli bamaze igihe kirekire badafite Imana kandi bitwa kara abantu biki b'Imana. Yego. Yego. Mushumba. Gire ngo ibi bintu uvuze ntibikomeye abantu babyumva ntibahishirirwa byinshi. Reka ahubwo twivugire kuri 2025 twari na dusorezaho kugira ngo twere gutindira abadukurikiye cyane kugira ngo izindi gahunda zikomeze. Nabonye waje mu garage modoka yarwaye kize n'amahirwe ndakubonye ariko yasabwe umugisha ko wongeye kuntekereza ko avuga ati reka dusure impanuro uri hehe nuko ndaha ukaza Imana ibikwibukire kandi bigukure ibintu bikomeye cyane 2025. Uyu mwaka wa 2025 hari amakuru Imana igize yaguhaho cyangwa hari ishusho yawo ufiteho mu buryo bw'ihishurirwa niyerekwa kugira ngo n'umukristo dukurikiye cyane undi muntu wese udukurikiye amenye ngo nasenga gute cyangwa nahindukira iki nagenza gute kugira ngo ibintu bigende neza. 2025 uyu mwaka uzatangizwa n'impfu nyinshi nubwo zatangiye. Nubwo zari zaboneka impfu nyinshi kuko hari impfu nyinshi abantu bagiye kujya bicana uje kumva umuntu yishundi birenze uko abantu babibona. Ngira ngo byaratangiye ariko 2025 mu meza zabanziriza uyu mwaka ibyo bintu biziyongera kurusha uko bingana. Ariko nyuma y'uyu mwaka 2025 ya 2025 nyuma y'ayo mezi y'abantu kwicana noneho umuntu hari igihe uje kwica itungo rikagutera imbabazi ariko abantu bagiye kugira imitima mibi kurusha iyo bafite aka kanya. Kwa kundi uko ukwezi kugiye kujya kurangira abantu bagiye kujya bagira ubugome kuko kwica umuntu bizajya bimworohera akumva ntaco bimubwiye. Rero nabwira abantu ngo musenge cyane kuko satani yo yarahagurutse. Basenge cyane kuko ubwicanyi buzaba bwinshi. Uje kumva umuntu ngo yiteye umuntu icuma, uje kumva umuntu ngo yararyamye, uje kumva ngo umugabo yisha umugore mu bintu bitunguranye n'ubundi birasanzwe bihari. Ariko 2025 bigiye kuzagira umuvuduko uri hejuru cyane. Muzayibonesha amaso yanyu. Ikindi mbwire ku bantu b'abakristo hari ndashaka kuvuga ikintu gikomeye. Nyuma y'ibiha abantu basa nk'abigunze, nyuma y'abantu babona ko gusenga bisa nk'ibihagaze, imbere gatoya nzi neza ko hari undi mwuka w'Imana ugiye gukora gutandukanye n'undi wakoraga. Bivuye ngo hari izindi mbaraga mu bantu bazabana n'Imana bakomeje kubana n'Imana batigeze bacika intege. Hari ikindi kirere bagiye kuzinjiramo ndetse abantu benshi abantu benshi bagiye kuzagira gute bazagiye kumva bumva bashaka Imana bashaka no bakoze Imana kurusha uko birwaga babashaka. Ukumva ati nkeneye umuntu wambwira Imana. Icyo gihe tuzakigeramo gisoza uyu mwaka mu gusoza ko tugiye kwizinjiramo abantu bazaba bafite inyota yo kuva ko bashaka ijambo ry'iki bitigeze bibaho kandi ibintu bazabibona. Muzabibona bino abantu usige wumva wagera no mu modoka bahamagara ngo pasiteri abantu bakumva ari pirate ni babandi b'iyi minsi bo kuri YouTube kubera ko ibintu byavangavanzwe. Ariko uyu mwaka abantu muzaba Imana arabahaye kurama mukana usoza kandi abifuriza abantu badukurikiye ku mpanuro Imana izabaye kurama mu usoze murebe ibintu mvuze. Uyu mwaka mu gusoza abantu bazaba bafite inyota kurusha uko niba bari 50% ku bantu bashaka ijambo ry'Imana haziyongeraho nka 70% ku bantu bumva bashaka ijambo ry'Imana. Kuko hari benshi bazi Imana ariko bayivuyeho pe bazi Imana bari abakristo bazi ko Imana ikora ibitangaza ariko bagiye bayivuga. Ariko niba turi 50% uyu mwaka 2025 tuzasoza biri 70% mu bantu bafite inyota yo gushaka iki ijambo ry'Imana. Bivuge ngo hari abantu bagiye kugira inzara ryo kumva ko bashaka ijambo ry'Imana kandi muzayibonesha amaso yanyu. Rero musenge cyane. Turi kwishimira Noheli, turi kwishimira ubunane, ariko niko dogere y'ubugome satani ari kugenda hindura imitima y'abantu kwa bagome kumva umuntu ko ntaca umuntu kumica ari ubusa kuri wewe. Rero dusenge cyane abasenga musenge cyane kuko niba ari ikintu satani yahagurukiye ni kugira ngo amaraso kwica umuntu kamena amaraso wumve ko ntaco bikubwiye. No kuri birababaje. Abantu musenge cyane rero musenge cyane kubw'ibyo bintu bigiye kuba muzabibona byaratangiye
simvuga ko byatangiye ariko bigiye kuzagira dogere yo kuzamuka biteye ubwoba. Umuntu Pasi mugendane mu nzira munasangire ariko afite umugambi wo kuba yakwica. Umuntu muturane munarahurane ariko afite umugambi wo kugira gute wo kukwica. Umuntu mushake mukore mariage mube mu kwezi kwa buki ariko kukwica ntabitinye. Uwo mwuka abo badayimoni barahagurutse bo gufata imitima y'abantu bakayigira imitima ya kinyamaswa. Rukaraba nkaba. Rero turasabwa iki? Turasabwa gusenga. Niba ari ibi by'amaraso twarabibonye Pasi, ntago tugiye kuka kubona amaraso, imivu y'amaraso twarayabonye. Uzi kasenga wese asenge cyane. Ntambara z'amasaso mu iki gihugu ntazirimo ariko intambara z'ubugome zo guhora zo guhohoterana zirazamutse ni nyinshi. Cyo Satani yaramanutse kandi yo kuyirwana Pasi iruta no kumva ngo umwanzi yaje muri kurasana hari, kuko kuyirwanya ngena na Pasi ntazi kiri ku mutima we. Pasi tukabana tugasanya reka afite gahunda yo kuba yagira. Simbi kwifurije kubitekereza ariko ndatanga nk'urugero. Rero abantu basenge cyane mu bintu byose. Ndimo nsengera ngewe iyo niyereko Imana yampaye, ndimo nsenga ndimo tubiganira n'abantu ejo turangije ubukwe narabibabwiye abantu bankurikiye mbibabwira ko abantu tugomba gusengera kuko uwo mwuka wazamutse cyane watutumbye aho umuntu agiye kujya afata umuntu akamukata adafite ubwoba kuko ubu muntu bwabavuyemo. Satani ashaka kukuvanamo umuntu agushiremo ubunyamwaswa. Rero dusenge ariko nongere mabwiye ngo tuzasoza uyu mwaka abantu bafite inyota y'ijambo ry'Imana kandi ni ukuri ko Imana muzabibona. Abantu muzagira inyota, bamwe mwabipirase sigaye mbona abantu banigana ibi byara. Ubundi kera baraba ngo nta kwigana umwuka wera ariko sigaye ubona no muri comedy bakora bavuga ibintu by'indimi kuko ni ibintu byabaye plate, ni ibintu bapirasa abantu ariko babihinduye agatogo Pasi. Comedy ukabona umuntu akina comedy akavuga indimi, umuntu arasinda agasinda akavuga indimi yasinze donko bagize aba bantu inkoni y'Imana igiye kubageraho kandi bazakunda ijambo kuribona ari intambara. Rero musenge ariko cyane cyane musengere aba bantu Satani agurukiye kugira imitima akayihindura nk'inyamaswa bagiye ku aya marorerwa kugira ngo Imana ikomeze irwanira abanyarwanda. Rero iryo niyerekwa mfite kandi Imana nzi neza ko hamwe no gusenga kwacu Imana izadushoboza. Buri wese no gusenga avuga ati Imana dusogeje umwaka 2024 reka 2025 izambera umugisha kandi uzandinde kandi igihugu cacu mu gisengere usengera abanyarwanda bari hano mu Rwanda bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Kandi by'umwihariko ikindi nakongera tugomba gusengera dusengera abantu bari mu bihugu byo hanze, abanyarwanda bari mu bihugu by'amahanga bari mu kuko bagiye gushirwaho itotezwa. Muzabibona sinzi umwaka niba ari uyu mwaka niba ari ryari ariko abantu bagiye kuzashirwaho itotezwa rikomeye. Bamwe babure nuko babasha kugaruka mu gihugu c'ababyaye. Ibintu muzabibona nuko basengera cyane. Bagiye kuzashirwaho itotezwa icitwa umunyarwanda wese uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda agiye kuzashirwaho itotezwa. Ibintu mu bisengere muzabonesha amaso yanyu, muzabibona mu basengere. Rero dusenge tuve ngo Mana ni wowe Mana ishobora byose, ni wowe Mana ihagarika, ni wowe Mana irwana, ni wowe Mana ivuga ngo tubeho abantu batabishaka tukagira dute tukabaho. Ikintu cyitwa umunyarwanda uri hanze hagiye kuzaho gutotezwa. Sintunze igihugu urutoki, sintunze umugabane urutoki, mbitanze muri iyo message mugiye kuzabibona. Abantu bazanyagwa ibyo bafite aho bari kuko n'uburu ryama ntubuzemerwa kugira ngo buhagurukane. Dusenge kuko ibe turi kwegerezamo ntari bihe byiza kuko abantu bibagiwe Imana bagera ku rwego rurenze ukwemera.
abantu bagiye kure y'Imana birenze urwego rukomeye cyane. Uko Imana igenda iduha umudendezo niko abantu bagenda bajya kure y'Imana. Ariko ijambo ryarambwiye ngo nararikunze ngo uyishikamije w'umutima izamurinda. Aho waba uri hose umugabane wawe urimo uyishikamijeho umutima Imana izakurinda. Uyishikamijeho umutima izamurinda gusa no mutima izawurinda. Ugushikamijeho umutima Uwiteka azamurinda amuha amahoro masa. Imana ibagire neza kandi Imana ibashigikire. Reka rero dukomeye dusenge kandi tubabwire ngo uhoraho ushobora byose. Imana ibaha umugisha aho waba uri hose, umugabane uriho, igihugu werekeyemo, turimo turabasengera ariko nawe wisengera. Kandi reka nongere mbabwire ikintu cya kabiri, nta muntu utazi gusenga. Uzagira abagusengera ariko nawe ujye wisengera, kuko dufite abantu muriho iki gihe mwabaye nk'abaraguza. Nabyo mbibabwire, niba uri uwo mu Kiliziya Gatolika, uri uwo mu idini rya Kiliziya Gatolika, ntuzi no gukora ikimenyetso cy'umusaraba, ihangana ugikorwe ati aha ndananiwe kanshaka unsengera, ariko namwe mwisengere, nawe isengere. Wikwiruka mu bahanuzi cyane, nawe manza wisengere. Mureke tumaze twisengere aho nubona binaniranye, kuko n'urugamba iyo rwabaye hari ingabo zitsindwa bakabati muzane zirashobora. Gerageza ukungana uvugane n'Imana, kuko Imana ntiyaduhaye impano zihuje. Impano yawe yikoreshe, nubona idashoboye hamagara ya Sekazuba, nanjye nyikoreshe niko mpamagara ya Pasi. Ariko ndongeye nguhaye message nkurikiye, mbere yo guhamagara agusengera manza wisengere. Uvuga ati nari nsenze biranze, ariko kambwira uyu muntu ashobora kumpuza n'Imana, byose ashobora kuvuga n'Imana, kuko abahanuzi bahozeho, abatambye bahozeho, ariko ntibigukuyeho guhora ubona umuhanuzi buri kanya ngurani uransengera ngurani urimo. Wowe uzahora ni urimo, umva uhore nguricya gusa, usange nta n'umusaruro bikuzanira. Manza mva umutima yo kutunganiye Imana, vuga ati Kristo, nubwo Sekazuba bagiye kunsengera, ese uranyemera mu mutima wanjye ndabohotse? N'umuhanuzi nibyo, ese nubwo amhanurira nge nawe turahuye Mana. Rero ibi nabyo maze iminsi ngoye kubibwira abantu. Manza mve connect yawe n'Imana ko muri kumwe. Uragize bati muhanuze nsengera, maje kubwira Imana ku mutima wanje duhuze. Akubariza ijuru, ariko n'ijuru ivuga ko nawe turi kumwe. Agusengere ku Mana ariko muri kumwe. Ibyo bizabaho umusaruro kurusha uko yagusengera wowe connect yawe n'Imana umutima wawe uri bre. Cyabo kuvuga uti sindashobora gusenga nkawe, ariko gusenga Bibiri bivuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana nazagira ubwoba, kandi nta sengesho ry'umunyagara imbere y'iki y'Imana. Senga ndagusengera ariko nawe senga. Ese ko ngusengeye urakijijwe ubundi? Ese ko ngusengeye umutima umeze uti? Meze gute? Mfite umugisha ukomeye, maze iminsi mbwiriza kuri radio nkora mutima, ariko nashimye mu bantu benshi banyakuye. Nkunda umugabo umwambwira ngo igihe nkwaturira nari narataye umugore wanjye, atari ko ubundi mu rugo ndarwubatse. Urumva Pasi, none se yambwira ngo nsengera ngasenga kandi yarataye umugore yaragiye gucura undi w'incoreka. Kajamo niba ndi umuhanuzi w'ikirere ngo Imana ikoze ibikozi kwe, ariko naramuhamagana bandi kuva umuhamagara ngo usenge, nta kintu wabwira Imana, ntawe ngusengera urishashe imbere y'Imana. Arambwira ati nari nanze ko kubwira narataye umugore, atuye hano ku Ruyenzi. Arahita yaranamamagaye, yavuze ko azaza no gushima Imana. Aravuga ati nataye umugore, corona yaraje ndi umupandekoti, ndi umuririmbyi ukomeye, ndagenda ngo inzoga ndancura abagore, uwanjye namuta ari bari kumwe n'umugore we. None se yambwira ngo nsenga ahita nataka isengesho. Ese urakijijwe? Ese nta kintu wabwira Imana kugira ngo usengere? Namwe musengera abantu, mureke guhita mwita ngo tebenevo teketa, iyo deveneketa ya izamugeza ku musaraba, izamugeza mu ijuru. Manzi umubwire ese nta kintu wabwira Imana? Masomo akomeye cyane ku bahanuzi. Nta kintu wabwira Imana kugira ngo dusenge. Rebenevota beneketa. Tumva kwivuze guhaye inzu, guhaye imodoka. Umuntu ubwira beneketa uzaho yaraye, uzaho yavuye, uzukabanye n'umuryango we. Manzi ubwira umuntu ugiye gusengera, ese nta kintu wabwira Imana, nta kintu kigushinja. Ariko Pasi nta muntu wabura icyo abwira Imana, ariko yarangije kwatura nubwo asura mu byaho uba wakoze inshingano zawe. Abantu ro mwumve buri kanya musengera abantu, mumanze mugire n'ubwenge.
Imana iguhe umugisha cyane. mubanze gushaka ubw'Imana no mubanze gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose tuzabyongerera. Tugire n'ubwenge mu gusengera abantu. Pasi ndagusengera ngo Imana iguha amazu menshi muri Kigali, ndanagusengera kugira mu modoka yenze, ariko ikiruta byose ndagusengera ngo uzahure n'umugabo bita Yesu. Ubugingo. Ndagusengera ngo Pasi ubuzima bwe Imana ibubonute. Ese ko Pasi atwara imodoka neza, Imana iri mu mutima wa Pasi kawishimira. Reka dusengera abantu ariko tubahuze na Kristo. Musengera uvuga Imana ikoze ibi ariko imbere muhuze na Kristo. Icyo nabyo tuzirata, ntabwo tuzirata ko twasengera abantu bakabona amazu Pasi. Ubundi kwirata abantu maze iminsi sengera bagakizwa. Ubundi gutegura igitanda bitazabonaga n'abantu barihebye. Bantu bamaze iminsi bari mu nkambi. Ndi gutegura igitanda. Bunagana hakurya ugiye kwambukayo. Nje ndibabwire ndi Kristo, muhumure intambara zizarangira. Abantu bakeneye. Ntuzansiga twambuke. Nagiye nejo bundi ndagiye. Hari igihe ubunane buzaba navuyeyo. Ubusozi mwaka ngomba kunyera kubabwira muhumure. Ntago muzahora mwikorera ibirago. Ntago muzahora mwiruka. Ntuzansiga mu nkambi ndagiye ejo bundi ndi gutegura igiterane. Nasabye audience. Ari dukeneye kubwira abantu ngo mukomere muhumure, imitima abantu yarihebye. Ntago kugenda tubabwira indi muntu ari gora yiruka ikirago sakeneye indi miziki. Keneye kumwira ngo hari umwami Yesu ushoboye kurangiza intambara, ushoboye gukura gora wikoreye umusambi. Tuhurize imitima hamwe maze ubundi tumuhamagare. Ntabindi. Rero abantu reka dusenga Imana kandi dukomeze. Rero ubeta yaruzuma ngubwiye ngo tariki tugende dukora igiterane. Bunagana ushaka nzamfite ubukwe nzaba mbusubitse. Rero Imana ibaho umugisha, mureke mbabwire inshuti zanjye dusengera. Wenda ninambanje arayishiraho ariko nuko nteye, niba ngusengeye nawe manza wisengere. Uvuga uti nagerageje ariko pastor byaranze. Noneho ninabyanga ariko sivuga uti ko pastor agiye kunsengera nge n'Imana bimeze biti. Kuki njewe ubishaka ndiho ntago ndi muri ryandi ry'ibitangaza. Bitangaza nabize Yesu arabitanga. Kuko ijambo ry'Imana ravuga neza mu Migani 22:4 riravuga ngo wicisha bugufi akubaho Uwiteka. Ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Icyambere ngomba kugushakira no kuvuga ngo mbese Yesu akureba ate? Naho ibitangaza birahari, aya mamodoka arahari, amazu garahari, ibirahari pe. Ariko se amahoro mu rugo Imana yayatanga kuba ku rugo rwawe rusenyutse. Ningo nyitsi dusengera Imana ikaziha amahoro. Ariko uzanareba abantu bazi nensura no mu rugo. Apa sinagusengeraho n'umugabo we mutamaje guca bugufi ngo mwihane. Kandi sinemera ko mihana muri kumwe. Mbwira umugore akagenda nkatuza umugabo. Umugabo yarangiza kwatura akagenda nkabo magara umugore nawe akatura. Bamara kwatura nuko kuko ari kwaturira hamwe noneho nibyo aruje gusengera bikahita bihagarara. Yes, bagahita bafatana. Abantu tugira n'ubwenge arega. Yego. Tugire n'ubwenge passage utazana sheri wawe hari akarekwa nkugezeho kandi kaba ngombwa vuye ngo ngihoya mugira ubwenge mwabahanuze. Mureke tugire ubwenge bwo kuyobora intama z'Imana. Imana ibaho umugisha rero kandi bashigikire. Ndabifuriza. Araryoshye rero ngumbe kuganira nawe Apostle. Umva. Reka mbabwire ngo kantangiye message. Kandi message y'umutima wanjye. Niba humure. Ntabwo tukibara amezi turi kubara iminsi. Ngo twinjire mu mwaka 2025. Reka mvuge ngo ibitarashobotse muri 2024 2025 bizashoboka. Bizabe nk'ubufindo. Bizashoboka. 2025 hari bikomeye Imana igiye gukora ku buzima bwanyu. Izabikora. Ibyo washoyeho imitwe ntoki ntubifate, uzabifata. Kubera ko mu ijuru hari Imana. Imana ibashikire kandi bagene neza. Amen. Imana ihumugisha Prophet Sekazuba Jean Damascene. Imana ihe umugisha we barudukurikiye. Imana ihe umugisha abemera Kristo kandi bakemera kumukurikira. Yes. Kuko niwe wenyine utayobya na rimwe. Nzi neza yuko atayobya kandi niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Nimero za Apostle ariko Apostle ko byakomeje kunzama Apostle. Umva ubwo byarangiye byabaye. No kanze nkubwire twewe wenda badukurikiye ku mpanuro si tubaho ngo nemeza abantu mbaho kugira ngo nemeze Kristo. Imana nibona nkoze mission yayo. Abantu se baraguhamagaye ubundi wahamagawe na Kristo. Ariko ari akantu heretse gusetsa bene wacu ndabwande koko. Iyi juru rikoresha amatora rikaza rigafata igisambo Sekazuba rikamfata rikambana rikaza bati rero twumvisha uyu mwari buranora
ati oya nta numwe wakujaga inyuma ntawe nubwo twari turabwira Yesu ngo ndibuze aza kurangiza isi yirangize vuba ko uyu wuduhaye nuwo kutwicira rero reka mbabwire hari uwampamagaye mudahari uwo niwe ngirira ubwoba nigeze kubwira n'umugore wanjye nti Yesu yampamagaye udahari uwo niwe ntinya kurusha no kugutinya we twubakanye rero mureke mbabwire uyu mugabo ni mwiza ni mumwubaha mukagendana nawe ntituronga abantu batwemereye mutubwira ngo ari mu mavuta oya Yesu nava ko icyo yantumye nuko gihagije nuko icyo dukeneye no kugera mu mishoni ya Kristo kandi umwami Yesu iyo abishatse arabikora akora n'ibindi bitandukanye n'ibirenze by'abantu wantekereza iby'umunsi umwe ariko Yesu wantekereza iby'imyaka n'imyaka Imana ibaho umugisha nomero yanjye reka nyitange nkundi ibitekerezo icyo nicyo cya mbere babwira ingeso yanjye ntabwo twe duherukana ubundi kubagera mbwira ingeso z'abantu singuntu umuntu ntuka kuko nanjye sinzi gutukana niba ugiye kuntuka niba ari naho navuze nabi nyandikira umbwira ati aha kantu zagahindura harega pasi hari n'ibintu twe twiyubagiza uretse isi yacu ko yabyo mu ndangagaciro nta munyarwanda atukanaga haba kugiraho inama igitutsi ni ikintu kibobo rero mureke mbabwire niba hari aho navuze ibitakunyuze ku mutima jya ku ruhande wandika uvuga ati ahantu uzahahindure njye ubujyanama bwanyu izi nomero ngiye gushiraho nico zimaze kene kumbwira ngo rero narasenze biranga ibyo wavuze nabyumvise shira hiryawe ibyo ndabikeneye rero no kudusengera no kambwira ati mukozi w'Imana nakwishimiye ndagusengera Yesu akomeza gushigikira Yesu akomeza gufata kuko si weho ni Kristo akurekuye wagira ibyo nabyo ndabikeneye rero dukeneye ubujyanama bwanyu kandi bo mvushaka kumujyanama wanjye ukomeze udushigikire kandi dukomeze tubabwire ngo mukomeze mudushikire muri ministry yacu yitwa Baho Ministry kora ibiterane byo kwamagana ibiyobyabwenge byo kugenda kubwira abantu murumva tuzaturi mu bantu b'impunzi tubabwira ngo mukomere rero Baho Ministry yacu muyishigikire niba ushaka no kumunyamuryango twarabivuze ejo bundi ugomba kwandika ati nshaka kuba muri Baho Ministry tukaba naho twagiye mu biterane tukagendana nawe Imana ibaho umugisha 078 45 50 31 karindwi 078 45 50 31 karindwi iyindi ni 078 32 37 40 karindwi 078 32 37 40 karindwi inomero zanjye 0 karindwi umubare karindwi Imana ibaho umugisha ndabakunda I love you je t'aime n'abapenda sana trop I'm going Kigali you are going yes yagago karasigaye reka gwa kanya maze basabira umugisha muri risengesho tunashime Kristo amen wabanye natwe Uwiteka Mana ikomeye mahoro yacu bwugamo bwacu uri Imana ishoboye byose uri intwari mu ntambara tugushimiye neza yawe senge umuntu wese udukurikiye kugira ngo ahabwe umugisha nawe udukurikiye arwaye umukize udukurikiye afite ibibazo byanze gukemuka ubikemure uyu mwaka 2024 ukugenda urangira n'ibibazo by'umuntu wese unkurikiye uyu mwaka 2020 ukugenda urangira n'abamaze imyaka myinshi barwaye uburwayi burangire nabwo reka utanga imbaraga badukurikiye babuze icerekezo utanga icerekezo komeza urindi iyi televiziyo ukomeze umugisha pasi ndetse n'abakunzi b'impanuro TV bose ukomeze ubashigikiye dusengera abanyarwanda bari hanze abo bita ba diaspora mwami ubarinde amakuba n'ibyago ubagirire neza ubafate mu biganza byawe ubarinde ikibi cyose kubera kuri umunyabubasha rinda abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari mu gihugu cy'u Rwanda urinde igihugu cacu urinde ubuyobozi bwacu urinde Perezida Repubulika n'abamufasha kuyobora ingabo na polisi ntago nabibagirwa mwami komeza uturinde igihugu uhere kuri mutwara sibo ukagera ku rwego rw'igihugu abo bose ubarindishe neza yawe rinda mwami Imana itorero ryawe iyo mvuze itorero ryawe nabo wacunguje amaraso reka ukomeze ubarindishe neza yawe kandi utubwire ngo aracari ibyiringiro naho igiti catemwa cakongera kigashibuka ngaho ubuntu bwe n'amahoro utanga bibe ku muntu wese umugisha utanga amahoro utanga bibe kudukurikiye wese ibyanze gufunguka bifunguke mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti amen. Mane bamugisha turabakunda cyane mukomeze mugire ibihe byiza bye. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.